Umwana arabyutse yimejeje neza, aritunganya rwose agenda muri saro abwira se aramubwira ati papa wambabariye nkagusaba akantu. Ise aramubwira ati nta kibazo mwana wanjye mbwira, wambabarira tukajyana mu isoko ko hari ikintu nshakayo. Ise aramubwira se isoko ry'iki gitondo urigiyemo ugiye gushakamo iki? Ati burya papa hari akantu ushaka erega wambabarira ukanjyana. Ise aramubwira rero nta mwanya mfite, uzi neza ko ngiye kujya mu kazi mu kanya, ariko nimvayo cyangwa ku wundi munsi nzakujyanayo. Umwana aramubwira ati papa woya ni ukuri mu gihe wicaye ahangaha basi reka tujyane. Ise aramubwira ati ngaha nta kibazo tugende. Uko nguko bagenda mu isoko, bagezeyo umwana aratangira atoranya utuntu twose akareba akongera akadusubizayo. Ise aramubwira mwana wanjye ko mbona ntazi ibyo urimo, waje utazi akantu washakaga? Umwana ati n'aka ngaka nagakunze none ndumva nkashaka. Ise aramubwira nyine fata ibyo ushaka uze tugende, mfite amasaha makeya yo kuguma ahangaha kandi mu kanya nakubwiye ko ndi bujye mu kazi. Umwana arirukanka isoko ryose ararimara, arirukanka afata akantu agasubizaho. Mu by'ukuri ntabwo yari azi icyo ashaka. Ise aramubwira ati ngagenda muri bya bindi wakunze, ibyo wagiye uvuga ngo nabyo wabikunze, ugende uzanemo bikeya nishyure dutahe. Umwana aramureba arongera arigendera. Ise noneho biramurenga mu ijwi rirerire aramubwira ati gira vuba uze dutahe, njye ntabwo mfite guhagarara ahangaha amasaha yose, sinakubwiye ko mfite akazi ariko. Umwana aramubwira ati buretse ndebe n'aka ngaka. Nako ngako nanone aragenda arakareba aragafata yongera agasubizayo. Ise biramurenga aragenda amufata akaboko aramubwira ati uzi n'ikindi, waje mu iduka nta kintu ufashe, ndabona nanone ugiye kurisohokamo nta kintu ufashe, kuko niba utazi ikintu ushaka n'ubundi ntacyo wari wateguye ahubwo wanzaniye ubusa. Urumva ngiye naguma muri ibyo? Umwana arababara cyane kuko yatekerezaga kuva mu isoko nta kintu afashe, agahinda kakamwica. Kandi nanone se ntiwamurenganya kuko we yari yamwemereye ko icyo azana cyose bakishora noneho bagataha. Ubwo binaniranye rero nta kundi ufite kuza tugataha, ubwo uzaza uzi icyo ushaka, ibintu byose wabibonye ndetse wanabikozeho, uzi aho buri kimwe cyose kiri, ubutaha uzaza uzi icyo ushaka. Ibi ngibi bivuze iki ku buzima bwacu? Mu buzima bwacu natwe turi uyu mwana. Iyi si noneho ni iri duka uyu mwana yagiyemo. Mw'iyi si utazi icyo ushaka niho usanga mu buzima bwawe nta kintu na kimwe wigejejeho, kuko nta mahitamo y'icyo uziga, nta mahitamo y'akazi ugomba gukora, nta mahitamo y'aho ugomba gusengera, nta mahitamo y'inshuti ugomba kugira, nta mahitamo y'uwo uzabana. Ibikubaho ni nk'ibibaye kuri uyu mwana, ugasanga isi uyisohotsemo nk'uko wayinjiyemo. Amahitamo yacu n'ejo hacu hazaza. Iyo uhisemo nabi uyu munsi, ejo hawe naho haba nabi. Iyo uhisemo neza kandi nawe ejo hawe haba heza. Igitangaje muri ibi ni uko nanone bamwe muri twebwe tuvuga isi nahitamo ngafata umwanzuro utari mwiza, cyangwa nafata icyerekezo nkazakicuza nyuma nageze hagati nashoboye kugaruka inyuma. None se nshuti yanjye, aho kugira ngo usohoke mu isi nta kintu ufite, ntago wahitamo amahitamo nubwo yaba ari mabi wowe ukayahindura meza kubw'icyo ushaka? Ngaho bitekerezeho nawe. Uje mu isi uravutse, ugiriwe ubuntu, urakuze. Hari benshi baba baravuye mu mubiri, hari benshi baba baragize uburwayi, ariko wowe uracyari muzima. None amahitamo arakunaniye. Wa wundi utabishoboye ahubwo niwe wumva hari icyo yakora, hari icyo yashobora, kandi atabishoboye mu by'ukuri. Wowe urashoboye, wabuze amahitamo y'ibyo wakwiga, wabuze amahitamo y'ibyo ukora, ugasanga nyine ubuzima bwawe bumaze uvuga ahangaha n'aka nagakunze, n'ibi ngibi ndabikeneye kubijyamo, ariko mu by'ukuri byose siko bigufitiye umumaro, ahubwo bizagera aho na bya bindi byari bigufitiye umumaro bituma ubyanga. Ikibazo gihari kandi gikomeye ni ukutagira umwanzuro muri byose, ni ukutagira amahitamo muri byose, bikarangira nta kintu ufite, bikarangira nta hantu wigejeje. Tubitekerezeho, amahitamo yacu n'ejo hacu hazaza.